usukuti rwaramuki kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba no muri Amerika nazi twahajyayo ni abakuru batuyobora ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza izi mbaraga ziba zabo Ngujyane muzi byo kumuryango shuri. Yes, hello ni Afrimax TV online General Jean Neponsa biyumva mumeze neza birumvikana nibyo tubifuriza umunsi kundi aho muri mu bice bitandukanye hirya no kwisi mwahisemo kudukurikira ndi mu majyaruguru y'u Rwanda nifuje n'ubundi uyu munsi kongera gusura bamwe mu bavuzi ba gakondo ndi kumwe n'umuganga agiye gutangira twibwire hanyuma tuze no kumva no gusobanukirwa ibirebana n'ubuvuzi bwe muri rusange muganga muraho neza muraho cyane Murakoze nitwa Nshimimana Faustin aba ndumuvuzi gakondo ubu nkorera hano mu majyaruguru mu karere ka Musanze ndumuvuzi ukoresha ubuvuzi gakondo nahawe n'abakurambere baba gakondo iwacu kurambere yacu hari nundi mu uvandimwe hano muraho neza muraho mwebwe nitwa Ndayishimiye Emile nkaba nanjye ndumuvuzi gakondo mfasha databuja akaba yaranyigishije kuvura ninjye ujya kumushakira imiti byanaba ngombwa nkamufasha abarwayi okay. Muganga reka rero nkitunguka hariye nigeze kumva umuntu wasakuzaga n'amaso yangena nabyiboneye uburyo bwo kumuvura uriya muntu yari afite iki kibazo ko yasakuzaga cyane zirangwara zitwa gute bigenda bite kugira ngo abashe kuvurwa murakoze cyane uriya murwayi yararwaye ibisazi bamurozi wabonye kubushobozi n'iki ko twakoresha uko dushoboye kugira ngo tumuvure dufatanyije n'imbaraga z'abakurambere nahawe n'abakurambere nibo wabonye nafashije ubushobozi bwose nakoresheje wabonye kandi n'ubukoresheje fatanyije n'abakurambere ubu imbaraga z'abakurambere bishatse kuvuga iki imbaraga z'abakurambere ni imbaraga zikomoka gatanga igatanga n'abakurambere bagira niho bakoreraga izo mbaraga rero nizo dukoresha kugira ngo tubaje kuvura abantu iyo imbaraga zigatangaza nifashisha iyi Bibiliya uri kureba hamagara abakurambere umukurambere wanjye akansobanurira ibyo ndi bukoresha
ni kuri wabonye ndi guhamagara kurambira nyawe wabibonye kurambira numa ibyo nkoresha inshuro nyinshi abakora ubuvuzi nk'ubu mukora usanga baba bahabwa ya mazina yo kuba ari abapfumu n'andi afitanye isano nayo, byaba bisa nk'ibidasanzwe gusanga Bibiliya muri ubu buvuzi bwanyu, muhurira he na Bibiliya, bigenda bite? Bibiliya ubona nayisigiwe n'abakurambere no bakoreshaga cyane, bakoresha imbaraga z'aho za Bibiliya. Muri ubwo buryo yo nkoresha imbaraga nahawe n'abakuru niyambaza Bibiliya, ukubona Bibiliya uvuga umurongo wa Bibiliya imbaraga zose urazitabaza kuri Bibiliya, ibintu byose umurwayi agahita yorera. Nizo mbaraga nkoresha nyobowe n'abakurambere. Bibiliya yaba ari inyuramo ubutumwa nigeze kumva mwakiriye muvugana na cyane urakoze cyane muri mirongo ya Bibiliya baranyobora, umukurambere aranyobora nkasoma kuri Bibiliya umurwayi rwose akorerwa. Murakoze. Hari yenda ubwo mpera kuri iyi Bibiliya, ariko hari n'ibindi mbona imbere aha ngaha nabyo mwadufasha kumenya. Ibyo ubona hano iyi ni umubavu. Uyu ni umubavu. Ni imbuto zawo. Izi ndazikoresha mu buganga. Iyi ubona nagafu nawe n'abakuru. Aka kava ku ishyamba, kava kure. Kava kure cyane. None wakabona. Gakoreshwa gate? Gakoreshwa iyo umurwayi aje afite amakare. Nkuriye wabonye. Afite imbaraga za daimoni. Akagacubye daimoni. Ndagafata. Kamutera kamucucagira hose daimoni n'ibisazi yari afite bikarya. Nizo mbaraga nzikesheje imbaraga nahawe n'abakuru. Ibona ni nama y'abakuru niyo dusomaho kugira ngo nabakuneka nawe wasoma. Nawe wasoma. Murakoze cyane. Nakabakura bezo barajye gutwaye. Murakoze cyane. Aka kayoga rero ubona nakabakurambira. Inzoga burye barasabye mamiga. Soma Mungu wanjye. Soma Mungu wanjye. Iba yarasabye mama igasaba data. Inzoga burya turayifashisha. Okay. Haracyari n'ibindi turimo tureba. Ibibona rero. Ibi ni umuziga zirya. Ibi ni umuziga zirya niwo twiyambaza. Iyo umurwayi aje turutse mu irembo. Turabonaga abakurambere nkababaza bakambwira icyo ndi bukore. Ibi ni biri kubona. Iyo ubona uyu ni umubazi. Wakabaye kantu karimo. Akaba kita umubazi. Mbaza sogokuru. Nabwo ni sogokuru. Uyu murukumo nagiye kunanira. Sogokuru akantu. Akandi kubona. Okay. N'ubuvuzi mwaba mwaratangiye gukora ryari yenda kugeza uyu munsi? Ubuvuzi mbumaranye imyaka 2. Nabutangiriye ahantu bita Iburasirazuba. Za Kirehe. Kubera abakuru bandangira mu majyaruguru nibo banyobora ntago niyobora. Abakuru nibo banyobora. Ubu naje kuvura abantu mu majyaruguru. Niho abakuru banyoboye. Ubu uyu munsi amabwiriza babaha yo kuba mwajya n'ahandi mwahita mugenda? Nibo batuyobora. Nibo batuyobora, nubwo batubwira Tanzania, nubwo batubwira Burundi, nubwo batubwira Ethiopia, no muri Amerika. Nazi twahajyayo. N'abakuru batuyobora. Hari uburyo mwifashisha cyane cyane nigeze kubona hano hari inkoko bifasha iki? Inkoko kuriya kuyifashisha biba biri butanga iki? Inkoko ko bayibonye ni igitambo. Ni igitambo cy'abagizi ba nabi baba baragira umunabi. Iyo bira wabonye twakoresheje byo guhamaraso urugero ku gituro. Ubu gituro ibigeze ku gituro umutubone. Igice cyo cyose ni kuriya bigenda cyo biterwa n'uburwayi. Biterwa n'uburwayi bwaribwo. Wowe ntabwo ari byo cyo biterwa n'uburwayi. Biterwa n'umurwayi wari we dufite imisi myinshi nahirimo.
nawe ubona ipfundikiyemo ntabwo ari ibisazi tuvura gusa, uwo barogeye, uwo bibye, uwo barogeye umwana, uwo banyaze inka zawe bazibye, waza nkaguha umuti wanandangira, bakunyaza umurima uraza nkaguha umuti, uguze umurima ahantu umuntu ashaka guhemukira uraza tukaguha umuti kurisha bakurambira. Akenshi abakora ubu buvuzi ubusanga nyine bitwaye amazina, hakabamo n'abavuga ko hari igihe usanga abantu buno buvuzi bwa gakondo hari n'ababukora mu buryo butari bwo. Mwebwe bihagaze bite? Twebwe bukora mu buryo butari bwo, twe kubera ubuvuzi bwacu gakondo buremewe, dufite n'ibyangombwa, n'ibintu byawe by'abakurambere, dufite n'ibyangombwa ngo wabibonye, ubonye ko nambaye n'umudayi wawubonye. Buri bwacu buremewe na minisitiri aratuzi, hose baratuzi. Ntabwo ari ubuvuzi bumwe bw'abapfumu babeshya abantu, oya. N'ubundi akenshi usanga bijya byitwa gutyo. Oya biratandukanye. Twe dufite umuhungu wanjye, twe dufite n'ibyangombwa umuhungu wanjye zo kukwereka, dufite na certificate cyane, twaranahuguwe, duhugura n'abandi rwose. Izindi ndwara mushaka kuba muvura cyangwa se ubundi buryo mufashamo abantu n'ubuhe? Izindi ndwara, umudamu wabuze urubyaro ubu turamuvura, asima iyo twe nta rwose turayivura, ubugumba turabuvura, agatembwe bakunda ubufasha. Agatembwe ubwo no kuvuga agatembwe bya bindi by'umu abadamu, urabona abadamu oya umuntu uhumeka udahumeka neza, ibyo tumufite umuti abakuru barabivura cyane, ni nko kurebaho. Biriya byo gukarabya amazi asanzwe umuntu ukabona abaye amaraso biba bivuye ku ki? Bishatse kuvuga iki? Gukarabya amazi asanzwe umuntu hanyuma ukaza kubona yabaye nk'amaraso, biriya ni abakuru, ni abakuru mwana wanjye. ese abo bakuru baba bahehe? Abakuru kuri bakumva bakuru karagwe ujye wumva, karagwe muri Tanzania ujye wumva, naho umwana wanjye. Biba bivuze ko buriya nubonye mbahamagara, buriya nibo nahamagara, wabumvishe nibo nahamagara. Binyura bite muri iyi Bibiliya ku buryo habasha kumvikana ijwi? Ibi ni ibintu naho reba ukuntu indege ihaguruka mu kirere, n'ukuntu inkuba ikubita umuntu, ni muri ubwo buryo. Uko indege ihaguruka ku kibuga ikagenda, uko inkuba zigakubita umuntu, niko ijwi ryayo rigenda. N'ubuhanga, n'ubuhanga buba bwihariye, n'ubuhanga bwihariye. ndasa n'ugifite byinshi byo kubaza. Izi mbaraga ziba zavuye, izi mbaraga rero kuri mbaraga zo kuri karagwe zabaza isekuru wazuye bakoresha, wazuye mbaraga. Izi mbaraga n'umudu w'umugabo bita Sarongo wo mu Bugesera, Sarongo wo mu Bugesera, umupfumu haye zira mbaraga yampaye. Ntumubona Sarongo ujye umwumva, wamuzana buriya hano Sarongo namukandagira imbaraga zanjye wazimuhaye, yampaye zirenze. Buriya Sarongo namukandagira, namuzana namuhindura Sarongo no mu Bugesera namukineza. Kandi twerekeze ku musozo, mwongere mutubwire ni izihe ndwara mushobora kuba muvura, hanyuma ubundi dusoze. Tuvura indwara nyinshi n'ababasha gusoma twabana, ndaguha n'ubutumwa uzazibampera abantu. Ndaza kuvuga tuvura ibisazi, tuvura abagore bava, tuvura agatanga, tuvura abantu, tuvura imyijima, umuntu bibye, ibyo byo ni nko gukozaho,
igare ryawe baritwara rijya kugera hariya iryo twarigaruye kare ako kanya abakurambere bita babigarura tuvura w'abantu ubona bari kugenda ibyo ni ako kanya abakurambere babivura muri make rero nta ndwara n'imwe ntavura indwara ibaho abantu bananiranye batuyoboke tubavure hirya no hino ku isi yaba Aziya yaba Amerika yaba Afurika yaba nta indwara ibaho yose turayivura. ushobora yenda kuba tuba twaganiriye ari byinshi ariko hari ibyo nyine tutabonera umwanya byose kugenda dukomozaho. Hari uwaba dukurikiye ufite wagize amatsiko bitewe n'ibyo yaba yabonye akaba yakwifuza ubwe kuba yabivugishiriza ese adresse zanyu ingenzi turashoboye ntawe ujya yivuga ibi turashoboye abantu turashoboye cyane turavura abo twavuye benshi nibo bababuhamye nibo babihera ubuhamye. Ya birumvikana rero nkwibutse ko hano ari mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda mwumvise address utanze nimero ya telefone ushobora kuba hari icyo tutakomojeho ariko wowe ushobora kuba wamubaza ni byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ukaba unafite ikibazo akaba ashobora kuba yagikemura address n'iziriya. Hanyuma rero wo mbashimire kuba mwabanye natwe uyu munsi ni Afrimax TV online gendi Jean Ponce abiyumva mwakoze kubana natwe tuzasubira mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.